ya nkuko mwabonye rero twaje kuganira n'umugenzi wacu hano Opira ariko araza kutubwira neza amazina yiwe kabisa mu buryo bwiza mu byukuri twamushatse cyane badufashe umwanya w'isaha yose kugira tugere ahakorera mbere yuko twinjira mu biganiro byacu reka mbibutse ko ari the voice of youth rero reka tumusagura ngo twibwire kuko dufite iminota mikeya cyane. Bon, amazina nitwa Aupulent Sebaziga. Yes. Abantu bari hano Zikomeye. Yes. Iwacu akaba ari muri Congo. Yep. Bita ku Muranja ku Ndondo ku bahazi. Yep. Abantu umwega. Data akaba yitwa Dasi niko bakunda kumwita ariko yitwa Sebaziga Eraste ariko zina ryanjye n'izina rya data. Yes. Nkaba naravukiye i Burundi ahantu bita mu Rutana. Ya ngira ngo nuko abantu umwega w'umukara abakaraza birabura. Okay none umaze igihe kingana utana muri Australia? Ubu ngubu ushobora kuba amaze imyaka 3 hafi n'igice. Yes. Rero impamvu twaje kugushakira ngo tuganirize ni ibijyanye n'akazi kawe ukora watubwiraho bukeya akazi kawe akari ko kugira ngo noneho abadukurikirana bamenye impamvu the voice of youth yaje kugushaka mu mujyi wa Sydney. Akazi nkora muri transport. Yes. Nkaba ndi umushoferi wa public transport. Yes. Basi. Yes. Wigeze utwara basi muri Afrika kugeza hano ukabatrika nkomeza akazi kanje n'ubundi uko zabisanzwe muri Afrika cyangwa bitanga ugeze hano? Sinigeze ntwara basi muri Afrika uretse na basi n'imodoka sinigeze nitwara gusa nigeze ntwaraho moto muri Afrika. Ariko kugira ngo mbijemo bisa nkaho bishobora kuba byaraturutse mu bwana bwanjye kuko mu bwana bwanjye nakundaga imodoka. Yes. Kuko mu bwana bwanjye nakuze nkora imodoka z'insinga. Yes. Na grand frère tukirirwa tuzizengurutsa en fait nakuze nkunda imodoka. Yes. Yes. Bon biri muri bimwe bituma nkunda umwuga wanje. Yes. Kubera ko nawukunze kuva nkiri mutoya. Yes. Ni bya bindi urabona aho twagiye tuvukira ababyeyi kenshi ntibajye bamenya ntibamenyaga ngo bamenye ico umwana azaba urabona umwana yaravukaga akavuka afite imbunda bakavuga ngo umwana ntazajya mu bisikira akamukubita. Yes. Waba wagiye mu by'imodoka bakavuga ngo umwana n'aba mekanike bizaba bipfuye. Yes. Ariko nakuze nk'urutuntu tw'imodoka tw'udusinga bigaragara ko nari mfite ikintu cyo gukunda imodoka. Yes. Nyuma najinga gutwara basi muri uyu mujyi wa Sydney. Mu by'ukuri uretse ko abantu bashobora kubivuga ko bigoye. Yes. Ariko burya ikintu cyose wishizemo ko ushaka kugikora kandi ukagikunda ntabwo gikunda kugorana. Yes. Nabyisanzemo niko navuga nubwo navuga ngo nabikunze nkiri umwana nkuko nabibabwiye. Yes. Ariko gutwara basi nabyisanzemo kuko sinigeze mbitekereza kuva ngeze muri Australia. Yes. Gusa kubera inshuti yanjye nziza yakomeza pushinga Yes. akambwira ati nyamara nibi wabikora. Yes. Ariko nyina musubiza nkamubwira no ibi ni byanyu giye sinashobora twebwe muzatureke niko namubwiraga. Nabwo no wabikora wabishobora. Yes. Uko yakomeje kumpushinga gutyo naje kubyisanga mu buryo ndabiba ibintu byanjye ndiga nkuko nabandi biga nkora training nkuko abandi bakora training. Yes. Watubwiye ko utigeze utwaraho basi muri Afrika cyangwa se imodoka watwaye moto gusa kandi hano hamaze imyaka itari myinshi cyane. Numva ukuntu utwara basi muri umujyi wa Sydney sibyo? Nize challenges wahuye nazo mu gutwara basi muri iki gihe gutoya umaze utwara basi? En fait habanje kubaho ibibazo byo kutamenyera. Yes. Malgré ko naje kugira amahirwe mbere yuko ntwara basi namanje ku driving like Uber taxi. Bituma menya gatoya nkuko mwabivuze no mujyi munini uteye ubwoba benshi bata driving amwo. Yes. Biza kunyorohera ku driving iyo uje mu kazi yose urayizi? Yes.
nubwo yamwana n'imbogamizi ziri zo kwiga imihanda biragora kuko baguha ama street arenga 100 kugira ngo ufate street by street uyifate mu mutwe umenye ngo nzacanza ni ibintu biri hard. Ariko iyo wamaze gukunda ikintu kuva n'ikintu cyawe biragenda bikoroha. Yes, no kugira ngo umenyera ayo ma street yose wabigenje gute? Rimwe na rimwe narazaga nabandi nka off nkaza nka jumpinga muri basi hari n'undi mu driver wacu nkicara hariya nkagenda ndeba hanyura nanye nkagenda bifata nabona ntahafashe neza nkagenda ngafata imodoka yanjye ngafata cya gitabo nkagishira hano nkagenda soma street by street, turn left, turn right, turn left, turn right, nkagenda nkagera iyonja nkagenda mbyiga gutyo buke bigenda biza. Ibyo ngibyo byose waciye mubona bitokanga abantu wenda bifuza kuba bakora akazi nk'aka ko gutwara basi biramutse binabakanze ni iki bakora kugira babikunde cyane kandi babigoboke ko atwiye ko ari akazi keza? Kubakanga bishobora kubakanga kuko nanjye byarankanze. Yes. Ariko icyo nababwira cyo nuko nta kidashoboka. Yeah. Iyo ikintu gishizeho umwete ukakiga nguhaye urugero wenda kera tukiri abandi ishuri mwarimu yarigishaga ugasohoka mu ishuri ukumva nta kintu na kimwe wumvise, ariko iyo wabyukaga nijoro ukagenda ugasubira mu makaye ukiga ukabisubiramo neza. Iyo mwarimu atanga ikizamini waratsindaga kuko wabisubiyemo kandi wabyize. Ibi nabyo rero iyo babikibiguha wumva ari ibintu bikomeye. Yes. Ariko iyo ubisubiyemo neza ukitonda ukagenda ukabyiga biraza bikoroha. Rero abo bantu ntabwo byabakanga kubera ko nanjye narabishoboye n'abandi barabishobora, kandi nababwiye ngo icyo wishira mu mutwe cyonyine wumve ko ikintu undi muntu yakoze nawe ushobora kugikora. Yes. Ni imihanda mu by'ukuri nibyo nabanje kugiramo challenges birangora, hazamo n'ibindi byo byanatumye mvuga ibyo bise nava mu kazi. Hari nk'akazi tujya dukora bita ngo na train replacement, swate mu gihe train atakoze bikaba ngombwa ko dukoresha amabasi kugira ngo dutware babagenzi. Yes. Ni imihanda miremire urabona nko kuva Central ugende Newcastle cyangwa se uje Windsor n'ahandi nk'aho ugende train by train. Yes. Ni ibintu bigoye kugira ngo imihanda yose uyifate mu mutwe, kandi noneho bawuguha nka Saturdays. Yes. Bakubwira wenda ngo Sunday uzakora cyangwa se muri iki cyumweru Saturday uzakora ibintu by'ingito. Ntabwo ukoresha GPS, bisaba kuyiga niba wararuyiga ugaca mu gitondo wayimenye ibyo ni byawe. Akazi karagoye cyane. Rero dufite urubyiruko rwinshi hano cyane, abanyafrika bagenzi bacu, abakongomani bagenzi bacu bifuza ko badafite imirimo baba bashakisha imirimo. Ni ibihe byiza wababwira kugira ngo wenda nabo babashe kuba bakurikira aka kazi kawe wenda babashe kuba babona amaramo? Ikintu nabwira inshuti zanjye, abasore bagenzi banjye babo duturuka hamwe, nuko bakwikuramo ikintu kivuga ngo si byanjye, kuko nanjye cyari kijye kumbera imbogamizi yo kudakora. Ikintu kivuga ngo iki si cyanjye. Menya ko ikintu undi muntu yakoze nawe ushobora kugikora. Gusa ukora ikintu gikunze, ari cyo twica twebwe abantu baturuka hariya hakurya muri biriya bihugu byo muri Afrika. Akazi kose ugiyemo ukajyamo ugiye ugakora, ariko wakajyamo ukagenda ubara amasaha break y'abajyari ndataha ryari ukumva noneho wagiye gukora kubera ko ushaka amafaranga. Bumve ko ikintu cyose ashobora gukora undi yagikoze nawe ashobora kugikora. Ikindi yumve ko ari ubuzima bwo gukora. Uve mu rugo ugiye ku kazi utabara amasaha wumve ko wagiye gukora. Nikarangira handi wenda amasaha yo gukora azajya arangira wikanga ukuntu amasaha ashize. Icyo ni kintu. Ikindi nababwira nakangurira abasore bose nk'abantu bari muri Australia bafite ama full license baze ba joining akazi kabi nakazi keza karangaburira ikibazo katanavunanye cyane ndako bikavunanye cyane. Munazabona basi akabona n'urunini cyane. Wenda akavuga ati byose biragoye ko umuntu yatwara basi. Gira ibintu byose byiza wenda wabwira urubyiruko bakabasha kuba wenda bagakunda nabo bakumva bo gakora. Nakazi uko kari karuta kwiruka mu tuzi tw'ibiraka. Yes, en fait ku muntu wagiye mu ishuri agafokasinga ku ishuri sawa nta kibazo yakwiga akazabona kandi kazi keza ni byiza. Ariko wa wundi utabashije gufokasinga ku ishuri uko barahari nabo badafokaze ku ishuri bakora, ntabwo nabakonseye gukora. Ariko ufite
full license n'akazi karuta tuzi two gukubita nk'uko tuzi muri bihugu. Watugeze imbogamizi nayo ishatse kugira ngo ugarure bukeya wenda aho ngaho imbogamizi wenda kuba uri umwirabura ntabwo bikubangamira cyane wenda bitewe kubera ko abantu mutwara n'abazungu n'abahinde abirabura sinashe cyane na kimwe kimbangamiraho kuko iyo mbatwaye ninjye boss ntabwo bakuderanje nta nimwe rwose maribye ko mu gihugu turimo kitabyemera amategeko abirwanya cyane. Yesu niwe wabikoze byose niwe. Yesu niwe wabikoze byose niwe. Yashize indirimbo nshya mu kanwa kanjye anyuzuza umunezero.